Nishimye cyane kubana namwe. Nukuvuga ngo abantu banga kurira mu kavuyo ukarya pole pole ukarya bucece akakabagi kakarya utuje ukaza kurenza agafanta kawe ubundi ugashira. Kibazo ndaturutse muri Rutsiro. Ubwo nandi uko nabisanze uko banyakiriye uko nababonaga rwose nasanze ariko muri pe. Nishimiye abanyamuryango nasanze uko banyakiriye. Abantu mwese rwose apeti mujye muryohere. Sibagire TV yamaye guseka ya ndabasuhuje cyane wowe wakoze subscribe kuri iyi channel wowe ukunda kudushigikira haba muri comment haba muri like neteri nafungura amajwi y'ibintu ro kubona kuri screen yawe cyangwa muri telefone yawe uri kuhabona ibintu bidasanzwe uri kuhabona ibintu utigeze ubona ya nagukoreye surprise ubwo nakije imodoka yanjye nkajya mu karere ka Rwamagana hano nk'ukuru kubibona nagutunguriye abantu bari gushutinga filime y'ibwami nabakoreye surprise kugira ngo muze kuza kumva byinshi bitandukanye bidasanzwe mbabwira yuko iyi ni channel ikoreramo abanyamuryango batandukanye bo mu ntara zitandukanye ndetse no mu mujyi wa Kigali yego rero nafungura amajwi mugatangira mukiyumvira ya wowe uri kunyumva kakanya ugerageze usoze iki kiganiro hari byinshi uraza kuza kumva. Amen. Nashaka kwicara twipana kuri YouTube ngabwira abo bantu badukurikira kuri yego N'abatayibonye se bari inyuma ya kamera biragenda bite? Twari tuzanye kongeraho nawe biracyari. Ariko sha ikomere kudashaka kuvuga mbona wabaye busy bimeze bite? Ngwino rye. Ko wabaye busy udashaka kuvuga bimeze bite? Oya umbazana hano oya washa muri service birameneka suka hosha birameneka mu hano hari ababyeyi b'urubavu ko Zabijanye ko bari imbere. Iyi ni imbere ya kabisa n'ingeri wacu. Oya reka banza tuvuganye mumva umuntu uri kunyumva kakanya amenye yuko natanga nimero zanjye uyu munsi natanga bonus z'amayinite buri muntu bibiri ku muntu uri kunyumva yakindi gisanzwe byo byose kugira ngo bigereho kunyura kuri YouTube ukasacinga Sibagire TV ibintu byose bitumba kwa subscribe bahanje ukongera hano ngo uri kuvuga ngo aratanga birashaka MTN ni yaso ni yanyoko ende jewe abura kumwe murago ngako baragucura ndagwanyuko mbewa aho utangiye kuganira nabi se abantu biri bavuga nake bari kujabara ariko mundi mugema bw'ikera muco w'abagabo umva kera muco w'abagabo nta muntu wajyaga ari kuvuga nekareka kera umuntu sabaza bandeze ndaje mukanya yakureze wakoze oya yarandeze ngo yaranunze n'itungo oya yaranunze hari umuntu wambaye ibintu by'umweru aho ngaho utari kuvuga ariko sinzi ikibazo afite uyu muntu rero nawe natubwira ukabyumva uri wawe n'usukanye n'iri rwamagana iwawe n'iri rwamagana nawe ndi urusenda kurusha inyoni ngaho natubwira umugabo afite n'inyinya nziza niko ugira umugabo wikenyera y'imeze nk'umugabo ntabwo ari inyinya we bijya bisangana nanjye nikorere muri byo bijya bisangira aho uza nida kumurana urusenda ryo uyu rubavu nawe natubwire uyu rubavu watubwiye bimeze Ibintu ndabona bidasanzwe. yego rata Iwacu twaryaga amafi, twaryaga amasambaza n'ibikayote. Mabyara bimeze nk'ibikayo
ibinyenzi bari mujyaga n'ibinyenzi ariko utandukanye amafika kugira ubavumvira bagomba kuzana amafuka rero mutugaburire ndabona ibyo by'umuhondo hano mbese ibintu byahindutse ibintu byakomeje guhinduka abantu mwese rwose apeti murye muryoherwe nanjye nka sebice waseye amanote urumva mwenye mari n'amafaranga icyuma cyasagutse ku ndege komeza uva nimumara kugenda bamena n'imiceri muragenda hano hari umubyeyi rwose murabona ibintu byose ari kubikurikirana neza dore uyu mukecuru niwe ibintu bimeze biti nibo biri inyuma nibo byinshi inyuma dore abantu bose hano ari kubakurikirana umumbere wacu muramuvugayo n'akayikore n'akarambitse hasi n'igitiyo hari ukuntu baba bashyizemo n'akantu k'agasenda hari ukuntu baba bashyizemo n'akantu k'agasenda noneho mukavanye uhita wumva ewa na meri kabisa arabicisha ibiryo ahubwo none umeze mutese wateretse ku iyo ntebe cyangwa haza bigihari ibiryo ko bishize narakongere ibindi birahari uyu muhungu afite cano bitaje bayita ndesha babizo komedi undi muntu ufite cano hano ninde yambere mu Rwanda ninde manager w'igipeti ranje afite cano bayita gute se bayita Kasamutwe comedian show nta kasamutwe koko washije pe n'ipiki n'ishoka Mumba nubwo ndetse kujya ikintu gitumize ndeka kujya hari umuntu bita Aisha Sherwan ndabizi ko dufitanye igikwezo bundi uzabe maso urumva niteguye kukurongora niteguye kugushaka Mumba uramutubuza Aisha nabi ndikukumva nakubana mu mutima Aisha ngufatiye bombisha uko kugenda mfatana kugira ngo wende udasitana ndikumva ngo uzegere mu ikoti Aisha uri hose komera karinda ndi abona ndi kumwe n'abakobwa hano ukagira ngo ndabakunda hari abana hano muhereza bivugo muhereza nta peti ufashe ngahure n'amacika terure ni kugira abantu naramba gusimbuza Aisha cyangwa ntabwo mwakundana uyu se ase meri wampaye ibiryo nkirira ko numva nanjye musigaze yakamera mani muzanira isana ora abantu bari muri VIP hano baratangaza iki se turi muri VIP ubundi umusirimu barabutegura baranabuharanira umusirimu barabitegura baranabiharanira ni ukuvuga ngo ari ukuntu wanga kurira mu kavuyo ukarya pole pole ukarya bucece aka kavanye kakarya utuje ukaza kurenzaho agafanta kawe ubundi ugashyira mwaminyiro bati mwamurakoze nk'uyu mugenzi wanjye murabibona nyine ko bimeze neza mugenzi wawe nkabivuga iki ubona natwifashe neza hano ntabwo tuba dukora ibintu by'akavuyo cyane rero dushaka ibintu bituje nta bintu byo kunigana n'abantu ibintu binini birimo n'akayaga nawe urabibona hano hari akayaga ugatego kawe umugabo ufite amaso abiri n'amaguru shyira muri kamera
Uyishiza mugabo. Hasa ubyuka ko nakomeza kwikoma gitaza. Uri amafunguro naryo. Rero njyewe uyu munsi nerezwe nashatse umugore. Kandi umugore nashatse dore bamwita Shemusa. Namweretse naho mukuye. urwo rusenda ruriraga iki ko numva rutangiye kujyana mu rugo Urusenda oya, ibindi bashyiriho. Bitewe n'ibintu buri kujya uwowe ngukoze wahita ubeka Ferinanse binamumanuka n'isira mu nda umva bana muri kukumva rero nababwiye buri muntu atega amatwi nimero yanjye ni 0788 ndazibabwiye ariko igikurikirana akakuza kukikubwira ufite impano wanyakura Wanije kukiye tudakomeye kamera ngaguhanyuke erega namo nundi muntu kino cyo mfite mu karume nta muntu usanga agasenda memba kamera se oya dore umuntu ugiye kuba kamera nguyu mu byimenyere umukameramani satitira oya Umukameramani rwayisusumira neza. Akuyeho mikorofone. yarabyize umva tuzanira amazi go kunywa Ibiryo byakize muzana ko ntaranyamwa. Ndema. Bese gusa. umva rero Shema muri gushika nkari. nkuko muri kubibona Nunga mubizi. uyu muntu ahagaze gukana Ahangaha. Niyaca nitwa Sibagire TV. Nibisanzwe rwose. kore subscribe Bakore subscribe. wenda ucyamuri kutubona bizahinduka mucaci indege ukariyo n'abahaye nimero zanje murebe kuntu nagura indege ndashaka indege ukazi rero ubungubu anda mikoro ngira ikintu nkubaza ya uyu ni umuryango uyu ni umuntu ni umunyamuryango wa Sibagire TV tukaba twaramwakiye akaba ari umunyamuryango rero nkaba ngira ngo atubwire ukuntu ibintu yabyakiye iyi shuti ese yakubereye nziza byagenze ute watubwira ni karibu ibi bintu uko nabisanze byabereye byiza kandi nabyishimiye nishimiye abanyamuryango nasanze uko banyakiriye mbese nta kibazo bigeze mwagirira ejo kugira ngo ko nabumvaga ni nako nabasanze nishimye oya hano nta kibazo hano nta kibazo hano urisanga hano ewana turatuje nta kibazo hano n'abandi bantu bashaka kutugana hano ni karibu nta kibazo uwo muntu muri kumwe se namubana nakwivugira hasi kuko ndone mu nanjye uko nabisanze nta kibazo naturutse muri Rutsiro ubwo nanjye uko nabisanze uko banyakiriye uko nababonaga rwose nasanze ariko muri pe ya uwo muntu se wicaye nawe tubwire uko babyumvishe nashimira cyo cyambere na mbere ko nabaza kunyakira mu muryango afite nyanya nishimye cyane kubana namwe kandi n'iby'agaciro uko nababonaga uko nabasanze ndabona nta kibazo rwose hereza uyu mugabo ufite isahani mikoro jina langu ananiita Bwana Neisa. Mwe mikoro Jina yangu ananiita Bwana Neisa aka Kashote, naweza kaniita Mahugu. Watu ambao wanatutazama nataka niwaambie kwamba kuna kipindi ambacho tuko tunafanya sasa hivi tuko tunakula chakula hiki. So naona ni ndizi. Hiyo wanaita ndizi, kuna ndizi. Nakukaribisha na mwenzangu ambaye yuko nje hapa, wanamuita Fabizo. Nataka aje hapa kusudi na yeye apate chakula. Ni kweli. Lakini naambia washabiki wetu
watizame pale kwenye YouTube. Wabonyeze subscribe pale, tunataka subscribe, si wanajua. Na wenzetu utasema wenzetu ambapo kutoka Tanzania na wenyewe tutizame, hata kutoka Uganda mnazinga tu utasema una pesa ndugu yangu, una pesa na koma yangu Kuna kipindi wanasema mwana moja kutaka mimini mdogo yangu na pesa tunajagala tunamoni wagala kurumani Mungu nawe mumera kugiza. Asante sana. Jahaliya ni kabuna umusilamu chakubasuru yego salamu alaikum salamu wa barakatuh wa muislamu wa sheikh yego cyo cyara burakize watubwira aho waturutse naturutse Kayonza kwishamba kwifamu Tanzania kwa Gire Sibagire TV Yamaye guseka Yamaye guseka Birasaba ko ufite imbavu zikomeye ushobora guseka